bw'Imana kuri wowe ukurikiye iyi sheni ya Tuso de Baba. Ndagira ngo uyu munsi wa none tugaruke turimo kuvuga ku bibazo by'Uwiringiyimana Theo, aho Uwiringiyimana Theo arimo gusaba ubufasha, asaba ubufasha buri wese wigeze kuba yakumva indirimbo ye, buri wese wigeze kuba yamukunda, buri wese yigeze kuba yakumva indirimbo y'Uwiringiyimana Theo akumva hari akamaro imugire cyangwa se akumva hari icyo imuhinduriye ku buzima bwe. Uwiringiyimana Theo afite ibibazo bitamworoheye, kugeza aho arimo gutabaza umuhisi n'umugenzi, kugeza aho arimo gutabaza leta ngo ibe yamufasha ku burwayi umudamu we afite, kuko umudamu we yaje kuba yarwaye impyiko ze zose ebyiri zarangiritse zirarwaye. Ubu ngubu umudamu wa Uwiringiyimana Theo bakunze kwita bose babireba ararwaye, amaze amezi agera mu 9 arwaye, arimo ashaka ukuntu yatabara umugore we, amuvuza agerageza uko ashoboye, ariko noneho kuri uyu munsi wa none byamaze kuba byarenga Uwiringiyimana Theo, byamaze kuba byagera rwose aho bitacyoroshye kuba umuntu ari we wenyine wakwishoboza, kuko arimo aratabaza avuga yuko akeneye ubufasha bwa buri wese waba wenda byibura hari icyo afite cyangwa se hari icyo amurusha. Ubu ngubu hari za kampeni zirimo zikorwa, abantu turimo dupostinga, abantu turimo tugerageza kuba hari icyo twakora, abafite icyo bafite bakagira icyo bakora, wenda kuri nimero ya telefone mubaruyeho turayipiningamo hano mu kiganiro turi buyishyireho, abandi nyine buri wese uko agiye ashobozwa akaba ashobora kuba yamufasha kuba yagira icyo aba yamugenera nk'umuntu. Turimo turakangurira abahanzi bakomeye cyane ba hano mu Rwanda kuba wenda hari uburyo bafata wenda nk'umwanya bagategura nk'igitaramo runaka, bakakubufasha leta ikabatiza nka sare, kuko birashoboka ko leta ni umubyeyi, leta ntabwo yatwima sare, tukaba twakora nk'igitaramo tugafatiraho kwinjiza amafaranga makeya, ariko amafaranga avuye muri icyo gitaramo tukaba twayafashisha Uwiringiyimana Theo, tukaba twayamuha kugira ngo agende yavuze madamu we cyangwa se n'abana aho bari ku ishuri babashe kwiga, abakeneye ibikoresho by'ishuri babe babibona. Mbese urumva ni urugamba, ariko ni urugamba rukeneye yuko twese hamwe Abanyarwanda, twese hamwe Abanyafurika, cyangwa twese hamwe abatuye isi, buri wese uri bubashe kubona iki kiganiro kuba ashobora kuba hari icyo yakora akaba nawe yafasha, kuko uyu munsi ni uwo mudamu wa Uwiringiyimana Theo, ejo yaba wowe. Ni ukuvuga ngo buri wese ufite icyo yakora yagikora. Noneho njyewe by'umwihariko ahangaha kuri ino sheni yanjye ya YouTube channel, hamwe no ku zindi mbuga nkoranyambaga hose nkoreshaho amazina Tuso de Baba. Abakunzi banjye bose bazi ko bagiye bakora follow, bazi ko bagiye bakora like, nawe kandi ubonye noneho ikiganiro aribwo bwa mbere, kora follow cyangwa se ukore na like. Ariko twaje kuba twashyiraho gahunda wenda yo kuvuga ati igiceri cy'ijana gusa kirahagije, tube twacyoherereza kuri Uwiringiyimana Theo. Nimero murimo murayibona niyo ngiyo yanditse hasi, iyo ngiyo niyo nimero ye, ibaruye mu mazina ye Uwiringiyimana Theogene, ibaruye mu mazina ye iyo nimero. Igiceri cy'ijana gusa birahagije. Niba ufite account muri banki, niba ufite account rwose ahantu hari hose, kuri Airtel Money, Mobile Money, Bank Equity, BK, GT Bank, umwanzuro mwese nimukomeze mugende mukanda kuri iyo nimero, mugende by'urenda turebe wenda niba u Rwanda rutuwe na miliyoni 14, hakaba wenda harimo miliyoni 4 z'abana, hakaba harimo wenda izindi miliyoni 4 z'abantu wenda aka kanya badafite amafaranga muri aka kanya ubonye ikiganiro, ariko hari uburyo bundi wenda wabona wateramo inkunga Uwiringiyimana Theogene. Rwose kora kuri iyo nimero ukandeho, ubundi ahasigaye ube wamutera inkunga kugira ngo abashe nawe gusohoka mu bibazo arimo, kuko ibibazo arimo ni ibibazo rwose buri wese yagira muri ubu buzima, ntabwo ari ibibazo by'umuntu umwe gusa, buri wese ashobora kuba yagira ibibazo. Noneho duharanire kuba
byibura wenda umuvandimwe wacu, umuntu ugeze kuba yadushimisha agakora indirimbo nziza cyane, akagira ibyo ahindura ku bantu ababwira ijambo ry'Imana, duharanire yuko nawe uyu munsi yaseka ku bwawe. Nukanda ako kanyenyeri, nukanda kuri iyo banki, nukanda ako kanyenyeri kuri iyo nimero, iyo ngiyo urimo kureba, nukandaho ugakandaho ukamwohereza igiceri cy'ijana gusa, biraba bihagije, umugisha wawe uraba uwubonye, kandi uraba umufashije byibura wenda uyu munsi ari buze kuba yamwenyura kubera wowe. Kubera buriya umuntu w'umugabo iyo agiye imbere ya kamera arimo kurira, arimo gusaba, ari umuntu w'umugabo ufite abana, ufite urugo, ufite umuryango, ariko akaba none ahangaha nyine abona ko byanze, akavuga ati none reka nsabe inshuti, reka nsabe abavandimwe, reka nsabe buri wese wenda uri hano kuri ino mihanda, buri wese uri hano kuri zino social media, buri wese uri bubashe kuba yabona ibi bintu, sibyo? Ni ukuvuga ngo buriya aba yafashe icyemezo, kuko aba abona ko aho ubushobozi bwe bugereye ari aho ngaho. Rero noneho dufatanyije twese hamwe, njyewe namwe, njyewe n'abakunzi b'ino Tuso de Baba, rwose nimukande kuri iyo nimero, niyo y'Uwiringiyimana Theo, imubaruyeho, byibura igiceri cy'ijana. Njye ntabwo ndimo kuvuga wenda mvuga ngo shyiraho 2,000, 3,000, nabyo nubishaka uri bubishyireho, ariko wenda byibura mukandira igiceri cy'ijana gusa. Igiceri cy'ijana ntabwo ari amafaranga menshi, ariko ashobora gutuma ayo mafaranga abaye ari nk'abantu 10,000 bayamwoherereje, yaba ari amafaranga menshi. Buriya tujye tubaho nyine, tumenye yuko aha ni ugufashanya. Wenda njye navuze igiceri cy'ijana gusa, nicyo navuze gusa, kugira ngo wenda rimwe na rimwe abaturage buriya cyangwa se abantu, hari igihe umuntu mubwira ngo shyira wenda 10,000, nawe wenda akaba atayafite. Hari ufite 10,000, hari ufite 100,000, hari ufite 200, hari ufite icyo yakora, hari ufite no kuba afite n'ubushobozi bwo kuvuga ati njye mu bushobozi nanjye mfite namufasha. Wenda hari uwaba wenda azi ahantu bamuvura byoroshye, hari uwakwemera wenda kumuha impyiko, hari umuntu wenda wakwemera wenda kumuha impyiko, hari uwakwemera gutanga buri kimwe cyose cyatuma, hari uwakwemera kuba wenda yavuga ati ngenda ndamwohereza ibiro 2 by'imbuto, hari uwavuga ati wenda ndamwohereza 7 k'amata. Kanda kuri iyo nimero, shyiraho ubushobozi bwawe, gira icyo ukora, hindura ubuzima bw'umuntu, hindura ubuzima bw'Uwiringiyimana Theo. Basi wenda uyu munsi wa none tumaseka, ni wowe ndimo kubwira. Basi wenda uyu munsi wa none tumaseka, kanda akanyenyeri, babyita akanyenyeri mu Kinyarwanda, niko basigaye babyita gukanda akanyenyeri. Byibura wenda kanda akanyenyeri, wenda byibura uyu munsi wa none aseke ku bwawe, abone you have received y'amafaranga avuye kuri nimero yawe. Hari abantu turi buze kuba twashimira, bamaze kuba bakora icyo gikorwa, bamaze kuba bakanda akanyenyeri, bamaze kuba hari icyo bakora. Tugiye kubashimira hano muri ino video tugiye kuba twatangira. Ndabanza mbere na mbere nshimire umuntu witwa Murungi Sabe ku Isimbi TV, yaje kuba hagira icyo akora, afata Uwiringiyimana Theo aramuzana ku Isimbi TV, araza aramuganiriza, araza aramuvugisha. Uwiringiyimana Theo avuga ibimurimo byose, avuga ikibazo afite. Kude chapo Isimbi TV, turabashimira, muri abantu b'abagabo, hari icyo mwakoze. Byibura wenda uriya munsi mwatumye Uwiringiyimana Theo aseka ku bwanyu, cyangwa se n'umugore mutuma uwo munsi abona udufaranga duke two kuba wenda yaguramo n'imbuto. Thank you Isimbi TV. Ndongera nshimire Mutescovia, mama urwa Gasabo, wagize ijambo rikomeye cyane, uravuga ahangaha, uravuga. Mama urwa Gasabo Mutescovia, thank you, nawe warakoze kuba waratumye basi wenda umunsi umwe gusa Uwiringiyimana Theo yaseka ku bwawe, cyangwa se na madamu we cyangwa n'abana be bamwenyura ku bwawe, kubw'umutima wawe baramwenyura, kubavugira, cyangwa se no kuba hari icyo wakoze. Ndongera mvuzwe Mutabaruka Angelbert, na afatanyije hamwe na boss nyiri TV1 bamwita Gakoza Nkuriza Charles, ni menshi, Kenesi. Namwe muri abantu b'abagabo kuri TV1, nkangurira n'abantu kujya kureba ibyo bitangazamakuru byose nagiye mvuga, mugende mubirebe.
ni abantu b'abagabo ba nyiri ibyo bitangazamakuru, sibyo? ni abantu bakoze. Ndongera amanuke nongere nshimire Anita Pendo, numvishije mu kiganiro Uwiringiyimana Theo yakoranye na Murungi Sabie ku Isimbi TV, sibyo? Theo yaravuze ati Anita Pendo yaramfashije. Thank you Anita Pendo. Apotre Mignone, thank you, nawe warakoze, uri umuntu w'umumama mwiza, sibyo? Kuba hari umuntu ushobora kumva ikibazo cy'ukamufasha, uri umuntu w'umumama mwiza. N'abandi wenda navuze muri no video wenda kubera abantu ni benshi, abantu bamaze kugaragaza ubwitange, abantu bamaze kugaragaza yuko byibura hari icyo bakora. Dashimu dash thank you. nawe maze nawe iminsi nkukurikira urimo gukora ikiganiro kuri Radio TV 10, urimo kuvuga ati basi wenda dukande igiceri cy'ijana gusa tugikande dufashe umuvandimwe. Ntabwo bari amafaranga menshi, niyo mpamvu nanjye uyu munsi wa none nanjye naje mvuga ati basi wenda dukande igiceri cy'ijana gusa. Umuntu wese uri bubone ino video, umuntu wese uri bubone aka kavideo, nakandira igiceri cy'ijana Uwiringiyimana Theo, bose babireba, byibura wenda nawe arebe ko umudamu we yakwivuza akire, umudamu we arebe ko nawe byibura yamwenyura ku bwawe, aseka uyu munsi ku bwawe, kubw'igiceri cyawe cy'ijana wamukandiye. Impamvu navuze igiceri cy'ijana nabisubiyemo, ntago ariyo mafaranga ya nyuma umuntu yemerewe gutanga, ahubwo ni ugushaka kuvuga ati tutanagondoza n'abantu, sibyo? Umuntu atavuga ngo bamugondoje. Niba ufite ibihumbi 10, niba ufite miliyoni, niba ufite miliyari, kanda akanyenyeri, basi wenda byibura uyu muryango uyu munsi wa none useke ku bwawe. Nuko bisanzwe Nitoso de Baba, kora subscribe, ukore kuri share, ahasigaye ubundi iyi video ugikurikirana ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, ndayishyira kuri Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, no ahantu hose, kandi ahantu hose nkoresha izina rimwe Nitoso de Baba. Thank you kuri wowe ufite umutima wo gufasha. Gira ufashe umuvandimwe wacu, yaradushimishije muri byose, yaduhaye imiziki myiza, twaramurebye tuyishima. Thank you my God.